Mwaramutse. As you heard, my name is Joseph, Mwabyumvise ko nitwa Yosefu. and I was agency here in 2018. Mu mwaka wa 2018 naraha nk'umukoranabushake. I'm so happy to be back here. Nanyuzwe no kugaruka aha hantu. And continuously, even though many times many people they leave, kenshi abantu bagiye, when they go back to the place where they left, iyo bagarutse aho bahoze, mostly they feel displaced and out of place. So they feel like out of place. They don't belong there. Baba bumva aho hantu batari kuhabarizwa. But I'm so happy when I came back. I just feel like I just left yesterday. Ariko ngiye garuka numvaga ari nkaho nahahoze umunsi wabanje. The moment I came here is the time that I had a turning point in my life. Rero ibihe nabaye aha byaramfashije. I received a life of joy in this place. Ahantu nahakiriye ubuzima bw'umunezero. And that joy, I felt it very close to me. Kandi ibyo bihe byaramfashije. So when I came back, all the memories came back to me. Igihe nagarukaga rero ibihe nabaye aha byahise bigaruka mu bwonko bwanjye uko nahabaye. Also, once I meet the brothers and sisters again, I'm so happy to remember those days. Kandi ngarutse nkabona abapasiteri namwe bene data nibutse ibihe n'ubundi nabanaga namwe. So before I continue, I read from the book of Philippians. Mbere ko nkomeza mu nyemerere nsome mu Bafilipi. Philippians chapter 2 verse 13. Turasoma mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 13. So it says, for it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Aravuga ngo Imana ni iyo kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Continuously, once I came here in 2018, I had lived in church like for 4 years. Nzahariyo muri 2018 nari maze imyaka 4 mu rusengero. But that time I never had I couldn't say that God was working for me. Nariko nari ntarabona muri iyo myaka Imana inkorera. Because I was just living just like any other person. Ko nabaga nk'umuntu usanzwe. But that time when I came for the GNC, that time I could see really God can answer my prayers. Ariko igihe nabaga umukoranabushake cyane niyo natangiye kubona nti kumva Imana nanjye igisubizo ibyo nyisabye. Is the one who knows the desires of my heart. Ni ibizi by'umutima wanjye wifuza. There are things which happened to me that I couldn't say it was good luck. Hari ibyambagaho ku buryo nge ntabyita ko ari amahirwe. This was actually God's work. Ariko byabaga ari ugukora kw'Imana. So with this heart I was really worried because when I thought that I was leaving, nagize rero impungenge mu bihe nari ngiye gusubira iwacu. When I go back, I think I'll just slide back to my normal life of living vaguely. Ndavuga n'ubu rero nsubiyeyo ngiye gusubira mu buzima bw'ubupfapfa nahozemo. But also when I shared with pastor, ariko nsangije izo mpungenge pasiteri, I said that the God who kept you in GNC life also will keep you once you leave. Yarasubije ati Imana yakurinze mu buzima bw'ukoranabushake niyo izanakurinda mu gihe usubiye iwanyu. So no matter what happens, don't fall in the trick of being separated from this God. Arambwira ati ibyo uzashukwamo byose ntuzemere gutandukana n'Imana. Because the moment I get separated, even though I may look like I'm doing very good, kubera ko gutangira gutandukana nayo uzajya wibwira ngo uri gukora ibintu byawe neza, but actually I'm a dead person. Nyamara icyo gihe wapfuye. So many times, like for the last 4 years, mu myaka 4 rero, the only place that I could receive this connection is from the church. Hantu nabashije guhuzwa neza ni mu itorero honyine. Because many thoughts came to me. I think you have salvation, you can do what you think you can do. Ariko ibitekerezo byanjye byajya bimbwira ngo ese ubu ko wakiriye agakiza ubundi ntiwemerewe kuba wakwigenga ugakora ibyo ushaka gukora nyine. Yeah, God is with you. Just even though you want to do, just do it. Umutima ukambwira ngo icyo ushatse gukora buri gihe tugikora. But that moment I could realize these are tricks from Satan. Ariko ndatahura nti aya ni amayeri y'umubi. I shows you can do well, and then you go and be separated from the church. Ni igitekerezo kibi kikubwira ngo urabasha wakora neza hanyuma bigashyira ko
utandukana n'itorero. Not knowing there are the green pastures which like Lot saw are very green, but he ended up in Sodom. Murabyibuka ko ngo hari ikibaya cyiza kinese Loti yabonye ariko byarangiye ariyo Sodomu. So this was that pastor shared that continuously stayed in the back of my mind. Rero byinshi mushumba nsangije bigaruka mu bwonko. So many good situations came to me. Hari ibihe byiza bingarukamo. I think this is time for you to go alone. Ariko ibyo bihe nkahita nibuka ngo ubu biratangiye ko nigunga. Sometimes when I share with pastor, I think that this opportunity should I go for it. Hari igihe mbaza umushumba ni nk'aya mahirwe sinayakurikira. I leave that alone. Kambwira ngo ibyo bihebe. Sometimes I could feel I think I should follow this. Ikindi gihe nk'abana ariko iki cyo wagikurikira. But continuously pastor could say, don't follow that, do this. Ariko umushumba kambwira ngo icyo cyihorere ahubwo kora iki. But for the few years when I turn back and see the small things that pastor was guiding, igihe nasubiraga iwacu rero nkibuka ibintu bito umushumba yanyoboragamo, they brought a lot of change in my life. Ibyo bintu nibyo byazanye impinduka mu buzima. And before also because of time I will conclude shortly. Kandi ku mpamvu y'igihe ndahita ndasa ku ntego. Like 2 weeks ago we had a workshop in church. Mu byumweru bishize twagize amahugurwa mu itorero. And pastor was sharing that many a times that we fall into the situations. Mushumba aratuganira ngo kenshi tuyatugwa mu bihe. And we try to size God with the situation. Hanyuma tukagerageza kuringaniza Imana n'ibihe turi kunyuramo. When the situation change, God is working in my life. Ibihe byahinduka uko tubishaka tuti Imana iri gukora mu buzima. When the situation doesn't change, I think I have a problem with God. Ibihe bitahinduka ukavuga uti kandi ubanza mfitanye ibibazo n'Imana. So without even living boldly, rero aho gushira amanga, I am the one who follows situation. When the situation is good, God is working. Nanjye mba mu bantu babona ibihe bihindutse. When situation is not good, I think I have a problem with God. Nkavuga nti Imana ntureba ko ikoze ariko ibihe bitahinduka nkayibaraho ko ari ikibazo mfitanye nayo. But pastor said God is not the one who is engaged with situation. Ariko umushumba yambwiye uburyo Imana itajya yihwanya n'ibihe. Like Martha and Mary, they thought that Lazarus died. Nk'igihe Mariya na Marita bavugaga ngo Lazaro yapfuye. Jesus didn't help us. None rero ubu birerekana ko Yesu ntacyo yadufashije. But Jesus said that death it was for his glory. Ariko Yesu aravuga ngo urwo rupfu byaro gutuma Imana ihimbazwa. So slowly as I'm living in church continuously I could see Satan is the one who is trying to take me and guide me in the ways of situations. Rero najya nibwira ko ari Satani unyuza mu bihe runaka. But also God is saying, I am the God who will be with you all the way. Ariko Imana iravuga iti ndi Imana izabana nawe mu nzira unyuramo. No matter if I'm pleased with the situation, I'm not pleased with it. Abe nanyurwa n'ibihe ndimo cyangwa bitanezeza. He says, this is my good pleasure. I'm working in you. Imana iravuga ngo nibyo nishimiye kandi ndimo ndagukorera. So I'm so thankful because once I came here, the church will help me also to establish the church in my heart. Rero ndashimira Imana ibihe nabaye aha itorero ryanyoboye kuryimika mu mutima. And also to establish the servant of God in my heart. Ndetse no kwimika umugaragu w'Imana mu mutima. Because many times I think they're just normal people like me. We all have same salvation. Kubera ko kera najya avana kandi abapasiteri nabo ni nkanjye twakira agakiza kangana. But these are the people who knows the heart of God. Ariko burya baba ari abantu batahuye umutima w'Imana. So slowly as I establish them in my heart, gake gake ko nagiye mbimika, I can check, really I'm prospering even above the way I used to think. Nagiye mbona ndi umuntu ugenda uhirwa kuruta uko nabyibwiraga. So I'm really thankful when I think my life back in Rwanda. Rero njya nshimira Imana yo nibutse ubuzima namaze aha mu Rwanda. This is a place I received the turning point. Hantu ni burya niho nagiriye impinduka. Many a times there are so many Rwandese in Kenya. Rero kenshi hakunze kuba abanyarwanda bamwe muri Kenya. When I meet them, I think she looks like so and so. Iyo mbarebye mbabonamo amashusho yanyu muba mubaha. I think he looks like so and so. Abantu uyu nguyu arareba nka runaka. I miss Rwanda so much. Bikanantera gukumbura u Rwanda. And God who sows the desire in my heart. Imana rero yabonye ibyo byifuzo nari mfite. He gave me an opportunity to come back. Niyo yongeye amahirwe agaruka hano. And also I'm so happy as I stay here.
kandi ndanezerewe ubwo ndi kubaha. My heart is so happy. Umutima wanjye uguwe neza. So I'm so thankful because of the brothers and sisters, Nezerewe bene data mwe, and also for the church for giving me an opportunity for coming back. N'itorero muri rusange ryamuha amahirwe agaruka aha. So I'll stop here. Reka nsubikire hano.